nk'uko babivuga yatangiye hano mu Rwanda ku itariki 8 aribwo yemewe, kwa 11 yarakoze, yari mu tariki ya mbere, kwa 12 irakora, kwa mbere irakora, kwa kabiri irakora, igeza mu kwa gatatu. Yegejeje mu kwa gatatu Dani ba murangira hariya muri tuza batanga imburu bati ibintu ntabwo byoroshye, iyi harimo amakampani, harimo za STT company, ibi nibi ntabwo byemewe gukorera mu Rwanda, abazashya cyangwa se abo amafaranga yabo azagiramwe ikibazo ntibazabitubaze. Icyo kintu bita ngo ntibazabitubaze ari inzego zishinzwe umutekano, ari inzego leta yashyizeho kugira ngo zireberere abaturage umuntu wari wese ushobora guteza ibibazo abaturage. Aho naho hitakira ngo point d'interrogation. Angaha rero mpita mvuga ngo icyambere ishobora kuba ari company ijeje kwiba abaturage. Aho niho nibaza, iramutse ijeje kwiba abaturage, leta ifite uburenganzira bwo guhita istopa ikavuga iti twebwe twumvikanye ko muzakora ibi nibi, ariko mutangiye gukurura amafaranga y'abaturage, muhite muyabasubiza aka kanya, aho kubwira abaturage ngo muzirengere bizababaho kandi yarabahaye cyangwa uti kubera iki. Iyi STT company yagiranye icyo bita imikoranire 100% na leta y'u Rwanda. Hari aho mwagiye mubona batanze amahene, batanze intama, batanze inkwavu, yashyizeho ntuza icyo bita amashami, inzego institution guhera ku rwego rw'igihugu kugeza ku rwego rw'uturere. Za Rubavuza habasanga bafite abagiye babahagarariye ku isi mu gihugu hose. Iyo company yari imaze gushinga imizi mu gihe gitoya, isa niyafashe igihugu kuko yari kubaka institution en fonction y'uko igihugu cyubatse rikuzagera no ku mudugudu. Niba bayirebye bakavuga bati company iteye ubwoba, ishobora gushiduka yaturangije, cyangwa se niba ari bo bari barayubatse kugira ngo babone uko bakonozamwe abaturage amafaranga. Nacyo cyo kintu nge nkibazaho, ariko muri make muri commentaire zanyu dushobora gusobanukirwa tukamenya icyo kintu, kugira ngo koko nanjye nibyo ni kwibaza. Kuvuga ngo rero ibyo ni byerekeranye iyo institution iyo company yari udukurikije amakuru twagiye dutohoza kubyerekeye iyo ngibyo. Anga rero nicyo twibaza kigendanye n'ibyo ibyahise bitangazwa mu kwezi kwa gatatu ugereranyije no kwezi kwa 11 kuri biti abashyize abantu bari kuyigana. Okay, aho ni byiza cyane kuburira abantu bari kuyigana, ariko se abantu bayiganye, abantu bamaze kugeza mwabayo. Mwibuke neza ko hari umupasiteri mu Rwanda uvuye muri gereza bamuhaye igihano cy'umwaka usubitse. Bamurega iki? Bamurega gutwara cyangwa se kuriganya iby'abandi. Ni ukuvuga ngo yatwaye amafaranga, yagiye akabana amafaranga, aho akavuga ko ari amaturo yabakaga, ariko abo ngabo bose amaturo. Kandi abo bantu ntabwo ushobora kuvuga ngo leta niko tushobora kuba uri umurinzi urindishije abantu, abantu bakurindishije. Nurangiza ubona abantu umuntu ari kugenda uzi neza ko azakwibana, azakwiba cyangwa se uzi ko umuntu ari kwiba abandi, nurangiza ubwira abantu ngo ibyo birabareba, kandi uzikora icyagomba gukorwa cyambere aho ngaho si uko bagomba kuburira abantu ko bati ibi bintu nabyo byahagaze. Kuko iyo company yiyandikishije mu Rwanda irazwi, ifite n'ibyangombwa, kabone nubwo yakora ibinyuranyije n'ibyo bemeranyijwe. Aho ngaho ni leta ihita intervene ikavuga iti ibi ngibi muri gukora ntabwo byemeranyijwe natwe, ako kanya muhite musubiza amafaranga y'abandi, musubiza amafaranga y'abaturage, ibi ngibi mutazayabiba cyangwa se bitazagira gute. Iyo itabikoze gutyo ikavuga ngo muzihombere, aho ngaho ntabwo iba yubahirije inshingano zabo, ahubwo ibibaye umufatanyacyaha mu gukora bya bindi, mu gukora bya bikorwa byo kwambura rubanda ibyabo. Icyo ngicyo tucyumve kimwe, utacyumva kumwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wiwe abantu bashoye muri STT muri iriya STT cyangwa se niba ari iriya company, cyangwa se n'abandi bashoye mu byo bitaga supermarket birya bya kera kuko byakoreraga mu Rwanda, ariko ababikoragamo baba bazi. Hari mwibuka ko nka nuza nka supermarket ababikoragamo bakoreraga ari ngo mu nzu yo kwa Urujijo hari ibiro byabo byari bizwi, aho bakoraga byari bizwi, ariko umunsi wo kubifunga ngo abantu turage babuza abayo waburaga ba bantu nushatse kuri telefone ukamubura, abo bantu babura gute mu gihugu?
abo bantu babura gute. Iyi rero iyi company ngira ngo nkuko mwabibonye iyo ukurikiye yakoze ibiterane ikora inama izenguruka igihugu cyose itanga inama inkoko mbega ikora ibikorwa byinshi cyane ifasha abana ku mashuri igira ibiki. Nta muntu mu Rwanda idini riraterana nuko ryatsi icyangombwa cyo guterana. Abantu badepositingaga amafaranga ku ma account yabo ari muri STT ntago badepositinga amafaranga kamanagingwa nande kuko uwo muntu ntago yari afite ubushobozi bwo kongera gutacinga amafaranga ye. Ayo mafaranga n'ubundi umuntu niwe yamanaginga kuko niwe wakoreshaga izo robot zakoraga iki za trading agazikoresheje ayo mafaranga ye. No kuvuga ngo umuntu wubwe n'icyo kintu yarayikorera. Turibaza umuntu ayo mafaranga yari ayifiteho access ku buryo igihe cye cyose yayakuramo cyane rwose kuko abantu barimo bigeze no kubabwira ngo nkurikije amakuru nkura muri mu bantu bari barimo barababwiye ngo umuntu wumva atizeye STT ashaka gukura amafaranga ye ni yandika ibaruwa isezera mu kazi kuko bari abakozi ba STT yandika ibaruwa isezera mu kazi asubizwa amafaranga ye yose nta n'igiceri cy'atanu kivuyeho. Ibyo ngibyo barabibabwiye inshuro zigera muri 2 abantu banga kuyakuramo kubera iki ko babonaga imikorere ya STT ari imikorere iri clear. Ahubwo bakibaza ngo se leta ni kubera iki leta yahisemo gufunga STT itarebye kuri side y'abaturage. Ese tugaruke no kuri leta niba kuri side y'abaturage leta yagombaga gukora iki mu gihe cyo gufunga STT? Yes, ikintu leta yagombaga gukora kuko leta byanze bikunze yari ifite control kuri ibi bintu. Yari kubloka izo konti za STT. Ikavuga ngo reka dusubiza abaturage amafaranga yabo hanyuma twebwe ko STT tutayemerera gukora ibintu mu gihugu cyacu. Yego. Tuyibwira igende nyine kwibikorwa bitemewe. Wenda tuyemerera ibikorwa bimwe na bimwe byemewe hano mu Rwanda ariko ibi ngibi bitewe nuko biri guduhombya kudushyira mu gihombo muri ubu buryo cyangwa leta ndumva nta kintu yari iri guhomba. Leta nta kintu yari iri guhomba ariko nsi umuturage agomba kuba victime. Leta yagombaga gukora iki nyine kugira umuturage ataza yagombaga kubloka izo konte za STT igasubiza abaturage amafaranga yabo kuko byarashobokaga cyane. Niba cyber security yo mu Rwanda idashobora gusekiriza ikintu kikaza ari scam kuko nkuko babivuga kikinjira mu gihugu kikamara amezi ukwezi kumwe 2 3 4 5 6 gikorera mu gihugu gitanga imisoro gikora ibikorwa bitandukanye gicisha inkuru zacyo ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA mu makuru twubaha. Ni gute umuturage atari kwizera icyo kintu? Kuki umuturage yarashobora kuba victime mu gihe leta yo tuvuge ko umuturage wenda yararangaye n'ubujiji wenda burimo ariko se leta yitarinjije ubwo babaciye muri humye gute kugeza aho umuturage agiye kuba victime uyu munsi abaturage bakaba bari kwiyahura kubera uburangare bwa leta. Ku giti cyawe wowe aka kanya leta yo ikora iki kugeza aka kanya? Ikintu leta igomba gukora either ni ifungurire imiryango STT ikomeze abaturage bakore cyangwa se kire itegeko ibwira abaturage ngo mukuremo amafaranga yanyu. Nicyo kintu gishobora kubifasha cyangwa se leta ikorane n'uruhande rwa STT ibabwira ati mwebwe ni muhereza abaturage amafaranga yabo kubera ko STT ntago kuri registration ya certificate registration RDB hari amazina y'uwa registerinze STT mu Rwanda n'indangamuntu iriho ahantu atuye harazwi ni umuturage w'u Rwanda. Niba leta rero niba ngewe ushobora kunguriza nakwambura ukandega bakankurikirana noneho umuntu utwaye amamiliyari y'abanyarwanda kandi akaba ari umunyarwanda ufite ibyangombwa bizwi ufite nimero de telefone ufite adresse ni gute leta yananirwa kumufata ngo imuryoze ibyo bintu koko ni bari scam? Ugahita wibaza abaturage bararega STT bararega umuntu wafunguye icyo kigo. Abaturage ntibarega STT kuko abaturage bavuga ko STT imikorere yabo yari isobanutse. Ubundi ikibazo abaturage bafite nuko bafungura STT nk'ikigo cyangwa ikibazo abaturage nuko bakeneye amafaranga yabo. Abaturage bakeneye amafaranga yabo ariko bo uburyo ubushake bafite buri hejuru nuko barekura STT bagakomeza bagakora kuko STT yari imaze kubakura mu bukene. Leta niba yarabonye yuko ashobora kuzavukamo riske niba leta yarabonye ko ashobora kuzavukamo riske nifungura imikorere ya STT ibwira abaturage ishyireho itegeko nyine kuko ni leta ivuge ngo mukuremo amafaranga kuko ibintu ntibyemewe mu Rwanda cyangwa se STT nikore banke n'ubundi nayikore nka banki zisanzwe itanga izo miliyoni 10 z'idolari
hanyuma ikore nk'ikigo cy'imari n'ubucuruzi. Yego. Ibivugwa yuko bavuze leta yabasabye cyangwa beneri yabasabye yuko bazajya babanza bagafata miliyoni 10 z'amadolari bakazishyira kuri account ya beneri, then no kuri buri mukozi wese akazajya akatwa nangana na 30 kwijana. Byo byarabaye. Kugeza ubu ngubu ntago nge nakemeza ibintu ntigeze numva John Rwangombwa avuga. Ni ibintu biba biri aho ngaho mu kirere, abaturage bavuga ibintu nabo bigiye bitandukanye. Nta nubwo nigeze mbibona kuri Twitter wenda cyangwa kuri X ya beneri. Ntago nabyemeza nje nk'umunyamakuru, ntago nabyemeza, kandi twe hano tuba turi hano kugira dutangaze inkuru duhagazeho, twe kubogama. Ntago rero nabyemeza, ariko biramutse bibaye gutyo abaturage bo barakwibwirira ngo abakozi bari muri STT barakubwira ngo twe nta kibazo dufite kuba twakatwa 30% yayo dufiteho, ariko byibuze bafungura imikorere dukomeze twikorere, kuko STT niyo iri kuduha amafaranga mu rwego. STT ngo ni idafite icyo gishoro cya miliyoni 10. STT iranga gutanga icyo gishoro cya miliyoni 10 kubera ko ibintu byawe bidafatika, ariko ntagaruka iziko ibintu byawe bidafatika. Ko nawe uramutse uziko ibyo bintu byawe bifatika, ntago wagira ikibazo cyo kuba watanga ayo mafaranga. Reka twibaze nk'abashoramari, sibyo? Nawe uransubiza, niba bank ubwayo ari ishobora isabwa gutanga ibyo ayo madolari 10,000, miliyoni 10 z'idolari, ngewe nka STT nishyire ku ruhande rwa STT, umushoramari wa STT, ngiye gutanga miliyoni 10 z'idolari zigiye kuba ziri aho ngaho zitari kunyinjiriza, kandi nge ntari bank, nagiye gutanga inguzanyo n'ibiki, nagiye gukora ngo STT yashoraga iki? STT cyo yashoraga niki? STT ya managingaga robot. Zira robot zabaga ziri muri STT zabaga zifite amakampani yazizanye kugira ngo STT nka platform izishyire muri platform izi managing zicuruze. STT no kuvuga ngo ayo mafaranga y'abantu babaga barimo bari gutradinga, STT yagendaga ifataho commission nayo, kuko yo nayo niho yungukiraga nk'umushoramari wakoze platform yakavuga ngo ibi bintu bizabyungukira abantu muri ubu buryo, nabo niko bungukaga. STT ntago yacuruzaga amafaranga, kuko STT yakoreshaga idolari n'abakozi yakoreshaga yabahembaga mu madolari. Umuntu niwe wakeneraga kuvuga ngo ngiye ndashaka amanyarwanda akivunjishiriza amadolari, nkuko nubundi na za Binance zibikora, nkuko nubundi igihe cyose ufite amadolari kuri account yawe ushobora kuyavunjisha no muri bank na hehe ubikorera online, byose ni ibintu babishoboka. Iyo rero ntiyacuruzaga amafaranga. STT ntago yakoraga services zo gucuruza amafaranga, kugira ngo dukureho n'urwo rujijo rw'abantu bavuga ngo gucuruza amafaranga, ntibari bemerewe gucuruza amafaranga, nta mafaranga bacuruzaga. Aho leta ntabwo yaba yaragize amakenga mbere ya za STT, habanje izindi business za online, habanje yitwa Tata, abaturage bitangira kugaragara yuko kubikuza byanze. Leta kuba yakishyuza cyangwa yabwira STT ikatanga ayo mafaranga, aho ntabwo leta yaba yaragize amakenga yuko n'icyo kigo nacyo gishobora kuzagenda gutyo, abaturage bagahurira n'imihangayiko ikomeye ku buryo bw'amafaranga yabo bari bashoye. Bisa nkaho wenda leta yo ku ruhande rwayo wabyumva ko bagize amakenga, ariko amakenga bagize niba koko ari icyo kintu cyabayeho bakaka STT gutanga ziriya miliyoni 10 z'idolari kubw'amakenga, baba barabikoze bahubutse, kuko ntago bagomba guhita bafata icyemezo ngo bafunge ibikorwa byayo birengagije ko amafaranga ari hara y'abaturage babo. To rero kugira amakenga nibyo ni kimwe ni byiza, ariko nanone gufata icyemezo bahubutse bikagira ingaruka zikagera ku baturage ni ikibazo gikomeye cyane. Hakorwa iki kugeza aka kanya? Icyagakwiye gukorwa nuko niba leta ivuga ko biri scam kandi ikabivuga ko atari yo yafunze system ya STT, nikurikirane abayobozi ba STT kuko ifite ibyangombwa byabo, ifite amadresse zabo zirahari, niba kurikirane buri muturage asubizwa amafaranga ye, kubera ko umuturage we ni victime, umuturage arimo ararengana ntago ntahagaze hagati aho ngaho. Leta rero ibyo kuvuga ngo irabyitarusa ngo yaburiye abaturage, ni gute se? Ubu se uramutse wenda uri nk'umupapa ukaba ufite umwana ukabwira umwana ngo ntukore mu mbabura udashya akayikoramo, ntago wamuvuza ngo kubera ko wari wamubujije, wamuvuza. Leta rero no mubyeyi nikurikirane iki kibazo kugira ngo isaving byibuza ubuzima bw'abaturage basigaye, kuko abaturage bari bukomeze kwiyahura n'ubundi simubeshye. Nyuma yuko abaturage biyahura, abaturage bashoyemo amafaranga kandi bashoye amafaranga kugira bunguke, so nta kuntu umuntu yava aho ngaho, kuko STT already ntago yari y'umunyarwanda, ntago umuntu rero yava aho ngaho irwota amasimbi ngo aze atwara amafaranga y'abaturage
mu buryo bworoshye gutyo gusa amafaranga agende abure. So leta igomba kubikurikirana nyine agasubizwa. Abaturage bashobora kudasubizwa ijana ku ijana, bagasubizwa 70%, 80% na 50% karashoboka. Birashoboka, ariko byibuze umuturage akagenda anyuzwe akavuga ngo ntabwo bavuga ngo umuturage ku isonga. Yes, service rero leta koko nibigaragaza ibyo bintu kuri iyi nshuro ifasha abaturage kuko irabishoboye kandi birashoboka, ni ibintu biri clear bigaragara. Kuko niba ari uhagarariye STT mu Rwanda ari umunyarwanda bigaragara n'ibyangombwa bye bihari, nakurikiranwe. Niba adakurikiranwe rero biraza kutugarura kuri kakano kavuga ngo hari leta uhagarariye STT ku rwego rw'isi cyangwa ku rwego rwa Afurika cyangwa ku rwego rw'igihugu n'uwo hari izindi nzego. STT yagarukiraga he? Twe ntago twamumenya, yewe n'abakozi bari barimo ntibamumenya, ariko uwo bazi n'uhagarariye STT mu Rwanda wanditse kuri ya registre de commerce certificate, uwo watangaga iyo misoro ni sheke zasinywaga bishyura ibitangazamakuru bitandukanye za TV1 bahaga isoko ryo kwamamaza. Ninde wasinyaga kuri iyo sheke mu mazina? Amahoteli bakoreragamo za Hilltop na hehe, ninde wabaga wasinye kuri sheke zishyuraga ibintu bakoresheje hariyo? Uwo nguwo arahari kandi arazwe, niwe turi kureba kuko ibintu biri lokale biri hano mu Rwanda. Ntabwo tugiye gukurikirana ngo uri muri Amerika cyangwa mu Bwongereza. Amafaranga yajyaga kuri konti y'umuntu? Ntago amafaranga yajyaga kuri konti y'umuntu, amafaranga yabaga ari kuri platform. Platform ariko nayo igomba niba abantu bazi ibintu bya internet, amafaranga yagiye kuri internet hari account agomba kujyaho. Ashobora kujya kuri PayPal, ashobora kujya muri Binance, ashobora kujya account ya Yandi, niba ari ya Binance, niba ari ya PayPal, niba ari ya hari umuntu ayo mafaranga agomba kujyaho, ukaba uyabona muri dashboard yawe ya platform nk'imibare, ariko atari amafaranga wahereza Jay ngo aguhereza ibishyimbo. Noneho rero ahantu byari mwebwe mwayabonaga cyangwa abantu badukurikira mwayabonaga muri dashboard yanyu, ariko ntabwo yari amafaranga wahita uhereza Jay ngo aguhe imodoka, guha umurima, yari imibare. Yari imibare rero Eric, yari imibare, ariko noneho washoboraga kugira gute kuya transfera, nkaba nshobora kuyaguhereza ukama amanyarwanda, byashobokaga. Bivuze ngo nyine niba tanze amafaranga akagenda, utanze ari mu ntoki uwo baguhaye imibare. Imibare rero hari account igomba kuba iya managinga kugira imibare ihure. No kuvuga ngo STT yakoranaga na Binance. Washoboraga gukura amadolari yawe kuri Binance ukayashyira kuri STT. Kimwe nuko washoboraga gukura amadolari yawe kuri STT ukayashyira kuri wallet yawe ya Binance. Ni uburyo bwa so rero twicyo turi kureba ni platform ni ya STT. STT hagarariwe nandi? Uwo nguwo rero ni uwo nguwo wanditse kuri bya byangombwa, niwe Leta ifite, no muturage w'u Rwanda. Uba mu Rwanda ufite ibyangombwa byo mu Rwanda, urumva niwe wasinyaga kuri ayo masheke, niwe wishyuraga ayo mafaranga, niwe wakoraga ibyo byose. So uwo nguwo rero Leta iravuga gute ko abaturage bahomba mu gihe ifite uwo muntu?